n'Imana na Satani barabizi rwose kuko Imana yonyine ubwiza yamaye ntabwo ari ubwo kwicara muri botike rwose yewe Karabo ego uwo ntabwo ari ngewe rwose ntabwo Imana yakwemera ko inzobe nk'iyi ariko ubu ukuntu ndakayobe urandeba neza inzobe nziza inyereye wahise ukambwira ngo njye kwicara muri botike munsi za bodaboda mutunyanya n'amakara njyewe ibaze n'inzobe yanjye rero ucuruza amakara rero yego ibyo si byo bikugaburira izo bodaboda n'utwo tunyanya n'ayo makara si byo bikugaburira ibyo ngibyo ni uko nturashaka umugabo uzarebe ko nimara kumushaka nzagaruka hano gukora iki se reka nkugire uwo mukobwa we nuko ntakohereza mu rugo kuko n'ababyeyi ntimwashobokanye nakabaye ntajyayo se ntashaka ahandi njye nakabaye narakoresheho kera yego ye kuko hano se ntacyo mfasha hano pe sawa nyine urabizi kandi twaje hano mu nkengero z'umujyi ndi gucuruza akabarasi kuko no mu rugo iwacu bitagendaga neza nagize amahirwe biragenda nshinga butike ubwo nagutumyeho neza butike uburyo bwo gufasha ababyeyi bacu noneho ugereye inaha ushatse kwigira umwirasi kurusha abana ba kavukire ushaka guhiganwa n'abakobwa b'inaha kandi wowe uri na mushya none se niba utabona ko ndi mwiza erega ndabizi nawe nubwo uri umusaza wanjye uba wijijisha urabizi ko ufite mushiki wawe w'ikizungerezi rwose ikimenyimenyi uzareba abasore bose b'inaha ninjye waza bari gushaka urashaka gutondesha umurongo ni ukubatondesha umurongo bakarinda bagera muri gare urumva Karabo yabaye Karabo nawe urabizi ariko ntabwo uzi abasore mu mujyi rero ntutekereze ko urusha ubwiza abakobwa bose b'inaha none kuki atari bajya kuribaza ahubwo kuba ari we bose wogeraho buri mbere nuko waba wabonye wowe injiji itarajijuka erewe ubu urugero uzarebe hamwe ducuruza turi mu miryango itatu uwa mbere ni kwa papa Mugisha uwa kabiri ni kwa papa Fred uwa gatatu ni mu muryango wacu sibyo none se ibyo ushatse kumbwira ni iki yitonde ndacyakubwira twese turamutse ducuruje ibirayi bimeze kimwe ariko papa Mugisha akagabanya ibiciro ndakubwiza ukuri nta wundi mukiriya waba akije kutugurira ibirayi bose bajya guhaha kwande kwase kabanza papa Mugisha kubera icyo ariho bazajya bajya guhahira iyo kubera ko ariko byaba bihendutse kurusha ahandi usubije neza cyane nibyo nakubwiraga rero rwose buriya nubona abasore bose ari wowe bari gushaka kandi atari we mukobwa wenyine utuye muri ako gace uzamenye ko ari uko babona ko ari we uciriritse kurusha abandi kuko babonye wiyubashye bagutinya ukamara umunsi wose nta musore uje kukureba atari uko batagushaka ahubwo ari uko bagutinya ibyo uri kuvuga ariko ndumva nta shingiro bifite nta epfo nta ruguru nta mutwe nta kibuno ariko Karabo reka mpuze nikize ukeka ko urusha asa n'ubwiza kuki se ubona yitonze atajarajara mu buhungu nuko mbusha bwiza koko ibaze n'ukuri kw'Imana ubu uri kureba njyewe Karabo ukangereranya na Sano ariko Imana irihangana ko uriye ucuruza miti mu mutaka ariko uzi ko ntangaje ri Sano cyangwa buriya agakunda sha uburyo ndebye ukareba na Sano ubona duhuriye hehe ahubwo se ninde musore wateretse umukobwa wirirwa mu mutaka reka nkubwire ukuri nikize umva narakubwiza ukuri ariwe impamvu Sano batajya bapfa kuza kumutesha umutwe nuko yiyubaha akanubahagaze akora nta musore yakwemera akamusanga mu kazi niba acuruza mitiyu arabyubaha kandi abasore bakabimutinya kuko baba babona ko ntacyo bamushukisha kuko bazi uko nyine icyo akeneye abasha kukigurira bitandukanye nawe wirirwa wicaye hamwe uteze amaboko wowe n'uwaguhamagara ngo ugende kugurira akabenzi uhita uhaguruka ukirukanka utazi n'ibi ahubwo nihamagarire bahita bakangurira none ariko Karabo mushiki wanjye haretse nkagushingira umutaka naho gucuruza mitiyu ndagushakira urushoro nta n'ikindi kintu uzajya rwose
njyewe umuhire karabo karabagirana kagatamiriza impumuro mu mitima y'abasore bose binaha n'abibwana cyambwe, umuhire wahiriwe n'ikimero n'ubwiza, amaribori intege zose njyewe ngacuruza mitiyu. Ego ko ariko urasinziriye, urasinziriye nkukangure aho ngaho wamusuzuguye cyane, uransuzuguye usubira uti uransuzuguye uranyubahutse. ariko se mana karabo, mana yanjye karabo ntajya n'ikindi kintu wongera kumbwira mbiswa ukumva njye kwiryamira. Urambabaje usubira uturambabaje basoni eri, sinari nzi ko ari ibyo bintu nyifuriza. njyewe nkacuruza mitiyu, njyewe urandebye ubona njyewe nacuruza mitiyu. njyewe nakubwiye inshuro nyinshi ko mu basore bose baza birukanka hano baje kundeba ntabwo bazabura mufite imodoka, ntabwo bazabura mufitemo amangazini, nta nubwo bazabura ufite hoteli. njyewe rero njya gucuruza mitiyu barakubeshya eri kandi urambabaza. ongera uti ntazabura n'ufite indege yigirwa mu nyanja. ariko karabo uzi ko wasaze neza ndakwiyamye. ariko ubanza ukeka ko umusore ufite imitungo ingana gutyo aba akeneye umukobwa umeze nkawe utarakandagiye no mu ishuri. ndakubwiza ukuri, nunabona umusore ufite igare cyangwa ingorofani ntuzamwiteshe. eki niza kugusaba ubufasha uzaba unyimidi, nanga kubona ko ku kabutike kawe kadahagaze n'ibihumbi 500 wowe ukanyurira. njyewe ni ingeri wanjye zakwibutira amagambo yose uba umbwira. ariko karabo iki sindi kuguha amahirwe ukayapfusha ubusa. ndakubwiza ukuri ko umunsi nzarongora nzahita nkwirukana usubire mu rugo mu cyaro, kandi nzi neza ko n'icyaro cyanga kubi ndakuzi. ushaka rero wafata aya mafaranga ugatangira ugacuruza kuko ninza n'umugore uzamvira ubyumve wa mukobwa. ukeka ko nzabura homba se cyangwa ukeka ko uzajya kuzana umugore njye ntabona umugabo? nawe niyo mahirwe uzaba ugize. nawe ninshaka umugore utarashyingirwa n'ukuntu mpora nkwingingira gukora ukabyanga sha kara nzakwirukana. singiye kuzajya nkora nkizi intambara zawe n'umugore wanjye kuko ndabizi neza ko mutakumvikana n'ukuntu uri inyanda wa mukobwa we. ntabwo nari ndimo kukumva, nari ndi gutanga miti, niyo mpamvu nyine ntigeze nkumva. ese mwana wa none se urangije kuzitanga ko mbona bariya abantu bakomeje guhagarara mu mutaka wawe? yego narangije kuzitanga. buriya uriya mubyeyi uhetse umwana nyine ategereje guhamagara umugabo we ngo amwoherereze amafaranga. ese niyo mpamvu nyine uri kubona hari hariya, niba yamwohereza arahita ambwira nyine njye kumubikuriza. naho uriya musore we hari umuntu yari arimo kugurira amayinite, wasanga ategereje ko nyine amubwira ko yamugezeho ubundi akabona kugenda. ahubwo noneho nari ntangaye mbonye akomeje guhagarara, yingize ngo yaje kuguteshereza umutwe mu kazi kawe n'ukuntu wowe wubaha akazi kawe. hoya rwose nta muntu nakwemerera ko yandangaza mu kazi. iyo ari umuntu ushaka ko nyine tuvugana ibitajyanye n'akazi, muha nimero yanjye nyine akaza kumpamagara nimugoroba ntashye mvuye mu kazi. uko biri kose akazi kanjye kangira bize kakanampa udufaranga sinakica rwose kubera umuntu. ariko rero disi mwana wanjye aka kazi mukora kabahuza n'abantu benshi, mu by'umwihariko abasore. njya bareba bamwe baza bihagarikishije aha kandi batanaje kuguteza imbere. buriya baba bazanwe n'iki? birumvikana mukecuru, ahubwo se ni abasore gusa? haba harimo n'abatubuzi benshi. gusa nyine ngewe ntacyo biba bimbwiye kuko akazi kanjye nkitaho cyane, nta muntu wapfa kuntuburira uko yiboneye. oya wowe rwose aka kazi wakagiyemo ugashoboye, ariko iyo biza kuba mugenzi wawe karabo baba baramuturiye kera. mbona uriya mukobwa ari umwasama atereye iyo rwose. simbizi, gusa wenda ashobora no kukageramo akaba seriyeze. ngo suriyeze? suriyeze se
se hari ibyo ni ibiki gusa rwose umva ntabwo nkubeshya baba baramutuburiye uriya abasore baba baranamuririye n'igishoro kera akunda abahungu cyane uzi ko nta munsi bwira ahangaha hatageze umuhungu aje kumureba hano abahungu se bameze bate reka ni babandi bambarira amapantaro aha hasi rwose ku maguru ngo ni abasitari ko nawe mukecuru rwose umuzimu urimo reka ni babandi bameze nk'inzererezi badafite icyerekezo ngo ni abubu ngo ni ab'iki gihe baba ndeba rwose ariko abenshi karabarabanga reka nanjye mwana wanjye nabaye umukobwa namwe uriya kuba yicara hano twese akatubwira ukuntu kanaka ufite moto ngo ari kumwirukaho ngo naho ngo umupolisi ngo nawe ngo amwikururaho ngaho umushoferi si buriya tuvuge ko muri abo bose nta n'umwe akunda ahubwo buriya iyo bari bonyine amubwira ukuntu amukunda bamara gutirimuka agasigara bavuga nabi ese buriya koko n'uwuhe muhungu wagutereta kabiri gatatu umuhakanira agakomeza akakwirukaho nkaho ari wowe wenyine uri ku isi reka birasibyemera ariko wa mugani ko nk'uriya muhungu aherekeje ubushize yavugaga ko rwose amwihambiraho si ibyo mba mvuga bose niko tubwira mubona uyu nguyu aherekeje ndetse uraza kumva naza aratubwira ukuntu rwose atamukunda ibi bintu kandi si we mukobwa wenyine ubikora abakobwa benshi barabikora bakiyemera ngo umuhungu ngo reka ngo simukunda ngo uriya nzaba ndeba ariko rero ngiye mfite umuhungu wanjye agashaka gutereta akarabo sinamwemerera ndakubwiza ukuri sinabimwemerera rwose agira amagambo ntabanga arabeshya akiyemera bye byaranyobeye rwose iby'uriya mukobwa ngo ni karabo aha ntabwo biba byoroshye mukecuru ariko rero ntamwe rungano rwe nimwe mwakabaye mumugira inama kuko ntabwo umukobwa ungana na karabo yakabaye yirirwa avuga n'aba basore bose baje kumureba hano gusa ni ngombwa ko buri musore wese uguterese yishyira ku karubanda reka biriya rwose ntabwo bizamugwa amahoro byatuma n'uwari umufiteho gahunda abimenya akigendera aha rimwe nyine nituba tuganira nzabimubwiraho numva icyo azambwira rwose uzabimubwira uzamuganiriza umubwire ko kuriya bakoranyiriza hamwe nk'uri gukoresha inama akababwira ibyo yavuganye na buri musore wese waje kumureba dore ko aza kurebwa na benshi hano uzamubwire ko atari byo mbese mwebwe ntimufite ababavugisha ese ko mutirirwa mubivuga ngo mubishyire ku karubanda tuvuge ko se ikosa tuvuge ko buriya nawe udafite umusore mukundanara yewe ndamufite hari na benshi baba bashaka ko dukundana nkabahakanira kuko rwose ngewe ntabwo njya ntendeka simwumva se uzi kuki rwose utajya ubwira bakarabo uko bimeze si uko ubona bitabareba reka jya ugira ibanga biri mu ndangagaciro z'abanyarwanda reka rwose uzamugira inama unamubwire ko rwose kwirirwa babwira abasore bamutereta ntacyo byabamarira yewe nzabimubwira nawe reka nitaye uriya mu mama ndabona arimo kundembuza ndabona koko akurembuza ubanza bamwoherereje amafaranga reka njye kumufasha kuyabikuza ndahita ngaruka reka nanjye mbe nicaye yego karabitese ni byiza amakuru yawe ni meza mwebwe se yanyu sha natwe amakuru yacu ni meza sha ushize naje kukureba nsanga wicaranye n'abantu benshi harimo n'uriya mukobwa ucuruza miti n'uriya mama ucururiza muri botike yo hakurya hariya hakurya y'iwanyu ese mbura ukuntu muvugisha ndikomereza pe ese ubwo kuki utaje kundeba we sha nabonaga uhuze pe sha wari kuza ukahansanga bakabona ko nkunda ari umusore w'ibogari umusore w'icyamamare sha naratinye da kuko nanga ko umukobwa yamvuga neza turi kumwe ntagenda akamvuga nabi agasigara avuga ibibi kuri njye ubwo se ushatse kuvuga iki kuro nyine urabona umunsi uza kukuvugisha
bwa mbere ndabyibuka pe nari ndi kumwe n'inshuti yanjye yanambujije kuza kukureba mbiringaho nanga kumwumvira rwose nza kukureba none se byagenze bite? icyo gihe niho ubyibuka warimo gukubura unabagara utwatsi hariya ku muhanda naraje ndagusuhuza ndabyibuka neza cyane rwose. none se hari ikidasanzwe cyabaye? mva nyine nkubwire uriya munsi naragusuhuje wari wunamye urahaguruka umereza akaboko kandi utabishaka narabibonaga. ariko niba mbyibuka neza n'icyo gihe wambajije impamvu gusobanurira ko impamvu nagusuhuje nabi ari uko nyine yari afite isoni z'ahantu barimo gukina ikarita hafi aho ngaho. ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye ahubwo ni uko nakuvugishije icyo nkubajije cyose ukansubiza usakuza uvugira hejuru ku buryo n'abantu bakinaga ikarita babyumvaga bagaseka baranseka sha. ese biriya nibyo bigushimisha kweri kumva umuntu yakuvugisha yagusaba nimero ukamuhakanira unasakuza kugira ngo babyumve koko? ariko sheri ntugakabye rwose aho harimo no kubika inzika. nta nzika. none se nyuma yaho sinjye naje kukwishakira nkakwihera nimero sinagusanze iwanyu mu rugo sha ibyo ndabyumva warazinzaniye ariko nagira ngo nkubwire ko biba atari byiza pe ntabwo ari byiza kugira akarimi karyoshye uri kumwe n'umuntu yamara kugenda ugasigara umuvuga nabi ugasigara uvuga ibitandukanye n'ibyo wavugaga muri kumwe. niba unkunda by'ukuri bihagarareho kandi niba utankunda by'ukuri rwose nakureka ngakundana n'abandi kuko mba mbona utabirimo pe. oya sha sheri ntabwo wandika rwose ndagukunda n'ukuri kandi cyane. niba narakubabaje basi mbwira icyo nakora ngo nkwereke ko nkukunda. uzi ko abasore birirwa baza kunkubita bambwira ko ndi mwiza nk'abanga kubera wowe. ngo kubera njyewe mbakara ibyo ndabizi pe kuko nta mukobwa n'umwe ubura abantu bamutereta nubwo yaba ari mubi gute. urumva icyo nshaka kukubwira njyewe ni uko njyewe ntameze nk'abo ngabo baza bagutereta bakubwira ngo uri mwiza nkubwije no kuri wowe sinkubara mu bakobwa beza ndamutse nereta ngendeye ku bwiza bw'inyuma wowe nta n'ubwo waza mu bakobwa igihumbi natereta urabyumva. njyewe ngutereta kuko nshaka kubaka niba kubaka utabishobora rero ukuri nuko rwose twatandukana ukava muri ibyo ngibyo byo kundatira abasore bagutereta ndumva nakoramo akanjye karenge. ni ukuri rwose ndagukunda kuro basi niba nkubabaza ni kuri polisi sibyo ariko nkwemereye ko ndi buze kwikosora nikosora nkaba umwana mwiza. ni ukuri rwose ndagukunda Claude rwose. ariko nkunda ikikara njyewe mfite ubwoba ko uzajya umbwira ngo urankunda namara kugenda ukabwira abo musigaranye ngo uranyanga cyangwa ugasigara umvuga amabi. ariko se je ninde wakuniranyije koko cyangwa ni Kasano? avuye hese Sano kanga wasanga ariko kari kuduteranye ntugashaka kukuntwara. reka rwose Sano w'abandi mureke ararengana nta nubwo rwose ibyo ngibyo nabiganira nawe. Sano ndabizi bamfitiye ishyari rwose ko ndi mwiza kumurusha. ngo kuri mwiza nubwo ari inshuti yanjye rwose ariko njyewe rwose ndabizi. ariko zinde bakubwiye kuri mwiza ninde byo babikubwiye ubwo nawe basore rero birirwa bagushuka ngo uri mwiza. sha umva mubwire kara yego nturi mubi kuko uri mubi sinari kuza kugutereta ariko ndakubwiza ukuri ko rwose ntabwo urenze pe nubwo ubona ngo ukunda ariko nawe ntukishyire hejuru cyane. ndabizi ko ubona ubwiza bwanjye wenda nubwo udashaka kubivuga ariko urabizi ko ndi mwiza. njyewe icyo nakubwiye ntabwo uri mubi nta nubwo uri mwiza rwose ibyo ngibyo ubimenye. yewe ndi mwiza. ariko se kara turinde tujya impaka z'ubwiza turi mu matora ya misi hano turi gutora misi kariho ngo bagendera ngo ku bwiza wowe ishyiremo kuri umuntu nk'abandi kuri mwiza kuko wakubaka urugo naho ubwiza bw'amamisi cyangwa bw'abakobwa barirwa biyemera ibyo ngibyo rwose Imana yarabukwimye urumva. gusa nubwo ndi kukubwira gutya ntugire ngo no kuguserereza no kugira ngo umenye neza ko atari ubwiza nagukurikiyeho kabisa urumva. ndagushaka nk'umugore mwiza mu rugo ntago ngushaka kuko uri mwiza inyuma. ibyo wambwiye byose rwose ntacyo bimbwiye icy'ingenzi ni uko ngukunda kandi niteguye kuzakubera umugore w'inzozi zawe. ariko zikara iyo aba ahantu hose wajyaga uvuga gutyo urumva ntubigaruka turi kumwe gusa byanshimisha ariko ndabizi uri kubivuga kuko uri kubona ari njye nawe gusa. ariko se sheri kuki iryo jambo wakomeje kuritindaho koko? ntabitindaho impamvu nkomeje kubigarukaho ni uko ubushize naje kukureba urumva namara kugenda nkumva abantu bose mwese nawe urimo murasetse maze kugenda bivuze ko hari ikintu mwahise mumvugaho rero maze none se ibyo tubyihorere sibyo burya ntawe udakosa ariko
ariko ntuzongere kuvuga nawe umuntu adahari uwo ari we wese nubwo ataba ari njyewe, byibuze wamuvuga n'aba ahibereye aho kugira ngo umuvuge neza namara kugenda usigare umuvuga amabi. Urumva, narumvise ngo muri fone yawe hari n'abo wise amazina, ibyo byose rwose narabimenye, abitwa ba Kabwera, ba Semabwa, ba Musega, ariko ukananga ukanabahamagara. Urumva, ni gute wafata amayinite yawe ukayamagaza Umusega koko? Ibyo bintu wabisobanura gute? ibyo bintu byose wabikuye? Ibyo ngibyo menya ko mbizi, kandi ubwo iyo muri kumwe uba wabise utuzina twa shushu nkuko nanjye umbeshye ngo ndisheri wawe n'andi menshi. Ibyo bintu hari ubwo rero wibwira ko ari byiza kandi ni ubugoryi, mbikubwire rwose ubimenye. Urumva, nta muntu muzi usobanutse wakora ibintu nk'ibyo ngibyo ukora. Ese ra kuri nimero yanjye ho wanditse ngo iki? Kutabimbwiye wanditse ngo ikira? Sheri, mbabara rwose ntukomeze kurakara, ndakwinginze. Ibyo byose nkwemereye kubikosora, basi reka mfukame n'ukuri kw'Imana, ariko ubwo n'ukuri mbabarira. Haguruka, imva reka gupfukama. Urumva, impamvu nkubwiye ibyo byose ni uko ngukunda. Urumva kara, impamvu mbikubwiye ni uko ngukunda. Iyo mba ntagukunda nari kukureka, burya ukunda umubwiza ukuri kandi nanjye nkubwije ukuri. Mwese urambabariye Sheri? Yego ndakubabariye, ariko urakoze cyane. urakoze. Ngaho rero reka ntahe, ubwo nahejo nuza kundeba, kuko njyewe sinaza kukureba kabiri nikurikiranya wowe utaraza na rimwe kundeba. Keretse ufite ikibazo ubwo naza kukureba, ariko ubwo ejo uzaza kundeba. Umara rwose nzaza kukureba, nubishaka tuzirirwana, ahubwo mbwira nzaze sangahe? Sha ejo se sha ejo ndumva waza après midi nyine mu masaha y'ikigoroba urebye nzaba ndangije akazi. Mana we Sheri, urakoze cyane pe. None ntukongeye no guseka, sha wongera useka. Ariko Sheri nawe ngaho reka mvuge butike ya musaza wanjye ngo yerekeze rero. Oya no, si ngombwa. Ntabwo natuma ufunga butike abakiriya batagucika pe, ahubwo bayi reka ngende. Sha reka ngo yerekeze. Oya reka ngende sha nahejo. reka ntabwo uriya namwiteza mwana. nyine uriya musore mbona ari siriyasi cyane kurusha abandi bose baza bagutereta, ushaka wafatiraho. reka ariko uriya sinamwemera. uzi noneho ibintu yari arimo kumbwira ngo arankunda, ngo yifuza ko umubera umugore. ayinya namuhakaniye mukurira inzira ku murima, urumva, arapfukama ararira aranyinginga, ariko karabo rwose ndi igitangaza, ubanza ndi mwiza pe. reka ninjire mu nzu nzane miruwari nongere nirebe. uzi ukuntu yapfukamye ararira aringinga ngo karabo rwose ngo yagusabye kumubera umugore urabyanga? sha wabura ikigoryi. umva, abasore ni benshi banyirukanka inyuma, nzajya nturanye uwo nshaka. n'umunsi ukuntu yari kwifuza ngo dutemberane ahantu hose, ngo nyereke inshuti ze, nabyanze njyewe sinkina. abashaka kundiraho amafoto erega agenda yizengurukana ahantu hose. nyamara Claude ntacyo abaye. umva kara, ndi wowe nafatiraho, ntango ukuntu wirya gusa. ubona neza havamo igishongore we. nimba umugore ubanza umugabo wanjye azajya ndeba akigurira agacupa kubera ubwiza bwanjye. ariko ubona nubwo ubona reba reba nzenguruke no kureba, reba inzobe yanjye itamuye, ariko wayibonye akayobe keza kanyerera. mana we, nuko waremye ikizungerezi. imana ijya yicara nayo igura agacupa kuko yaremye ikizungerezi. ni ukuri cyane. uri inzobe byo ndabyemera, ariko ikibuno cye ni nko hanze rwose, wagira ngo uri umushoferi wicariye gombe. gusa wenda uri mwiza da, ariko si ngombwa ngo abahungu bose ubiyemereho. ese ko nabonaga muganira urimo kwisetsa nkaho wamwishimiye, ni ukubera icyo uri kumuvuga ngo ntabwo umushaka? kandi nabonaga mwahuje urugwiro uri kwipfushagizwa. wapi, niwabonye nawe no guseka. ndi mukwena yavugaga nkamuseka nyine ko kumuseka kukwena umuntu. njyewe abahungu ni benshi, ni nk'inda kumutinda. ariko se buriya koko reka mbaze kara,
buriya ni ngombwa ngo ujye wirirwa ubwira uwo ubonye wese ko abahungu bakurwanira. Wagiye wicecekera ko biba bihagije, gusa nyine ubyemere cyangwa ubihakane. Claude ni umusore mwiza, azi gukora, azi n'icyo ashaka rwose, kandi rwose atandukanye n'utundi dusore tuza tukubeshya. Ibyo biramureba di, ni akazi ke rwose. Njye ndi mwiza kandi uriya nta nubwo yapfunduye udushumi tw'inkweto zanjye ngo ariko uzi n'ibindi yarimo kumbwira ngo nzamubare muzane ngo umuperezida abantu ba hano bose numva namukatiye. Njyewe rero si nkina, nyamara ndumva ahubwo afite gahunda, nudafatiraho rwose akagucika sinzi ko uzabona undi pe. umva yanambwiye ngo mperekeze shahu ndabyanga, yaninginze shahu ngo nimfunge botike mugeze imbere, umva ndamukatira, yambwira ngo ndahuze rwose. Shahu nuko abasore batumva, naho ubundi Claude namukatiye mukurira inzira ku murimo, urumva yanansabaga ngo nyine ngo nzamusure, nabyanze mubwira ko atari ingagi zo mu birunga birirwa bajya gusura buri gihe. Jewe namukatiye da, kandi ubwo wasanga azagaruka kukureba, ariko abasore ntibumva koko. Azagaruka se gusa ahubwo ko azahora hano, uzi ko muzagira ngo hari imiti ntera abasore kugira ngo bankunde we. None se ko mbakatira bakanga bakagaruka uzagirira uzareba ko atazagaruka. N'ejo bundi azagaruka kundeba nkaho ndiga. Yego, aha, nyamara ushatse wajya ureba kure kara, ibintu byarahindutse. Ni inzobe yanjye. Muraho neza mwana we, uje guhaha se? Mbaho iki? Oya, ntabwo tuje guhaha, ahubwo narije kureba abantu bacururiza muri uyu muryango n'undi ndabona hanafunze. Yo, mbese wari uje kureba Eric? Oya, narije kureba Karabo. Ese yavuye hano ryari? Karabo hari umusore rero aherekeje, nawe umutegerejeho gatoya. Yakuze wa musore we ko mbona ukiri muto, iki kikuzana kureba Karabo? Wabuze undi mukobwa utari Karabo? Kubera icyo uvuze gutyo mukecuru? Reka Karabo ntabwo ari umukobwa wo kurambagizwa. Reka wa mwana we, Bivuze bite? dore kuva bwaki arimo araherekeza umusore umwe ava aho haza undi aherekeza asimburana. Reka hano twaranumiwe. Ikindi kandi rero ikintu kidutangaza ni uko nta n'umusore n'umwe ajya yemera ko akunda, amara kubaherekeza akagaruka ati kariya, ati kaba kanyikururaho, ataka mbese twese twarumiwe hano. Nawe nimba muvugana neza umenye ko iyo udahari akuvuga nabi. Ese burya nuko Karabo ameze mukecuru? Hari wese ndakubwiza ukuri mwana we, umusore nkawe ukiyubaka, reka sinakugira inama yo kurambagiza Karabo. Ni umukobwa w'umwibone, sinzi naho yakuye ko ari mwiza. Ibyo bintu rwose byaramwangije cyane. Urakoze ko muhanura mukecuru, ariko si njyewe umurambagiza, ni inshuti yanjye bakundana yari imuntumyeho. Ese wa musore se w'igikara ukunda kwambara amashati maremare afite amaboko maremare anatebeza? Yego ni uwo rwose. Ese burya Yewe ni uwari ubushize yaje kumureba hano ngo anamusaba ko ngo yazanamubera umugeni. Umusore rwose ngo yaramapfukamye, ngo apfukama hasi akubita amavi hasi, reka sinakubwira, ngo aramwinginga ngo amubere umugore, ndetse anamusaba ngo kumuherekeza. Karabo arabyanga. Ibyo byose Karabo yarabitubwiye. Abacuruzi dore aha hose uko amabotike ashoreranye twese turabizi. Umva rero udashobora no kubika ibanga kuko ngo yakumarira iki? Mbere gutyo byagenze. Umusore se wa wundi witwa Claude? Yego, niwe yitwa Claude. Uzi n'izina yamwanditseho kuri telefone? Dore ababitwereka, agafungura telefone za zindi zateye, akatwereka ati do atuyunguye. Cyakora da we yamwise n'akazina ahari gapfuye kuba keza. Abandi boreka bariba ariko ngo ni banditi. Hari agasore kajya kaza hano imbara kise ngo ni mabwa, akandi ngo cyakora Claude yanditse
yanditseho ngo reka do iki reka do hano bwari icya Rwanda n'icyo rushaka iki yewe nanjye izina reka zarisobanuye urambaza se wa mwana we ibyo njyewe mba mbizi gusa agasuzuguro ariko burya niyo mpamvu nta muntu nzi nakwifuriza ko arambagiza uriya mukobwa rwose dore yaribonye umva yarirebye arihindukira maze reka sinakubwira azi ko ari ihoho yewe ndeka mwana we yewe nabyumvise umukecuru reka ngende ndabona naje katansanga hano uragenda se utamubwiye icyo bamugutumyeho umwana wawe oya ntabwo nakimubwira ibi byose ndabibwira Claude oya rwose ubimubwire oya ndabimubwira gusa ubimubwire nibiba ngombwa rwose abanze yitonda mumenye neza kandi abanze anamuce no ku ngeso mbi afite yo gushyira ibintu byose ku karubanda nibyo kimeze kuriya rwose ntiyavamo umugore uzubaka urugo ntiyazarwubaka ngo rukomere reka oya ndabibwira Claude oya ubimubwire oya ndabimubwira mukecuru kandi urakoze cyane ngaho urabeho mwana wawe naho kumbi avuga byose ndakubwira ko ndi mwiza ukabihakana uriya mushoferi uguhaye lisita akakugeza hano si njyewe wari gusabiye iyo utaba njyewe wari kuba ugeze hano sanga sha urakoze pe bwari kunyuriraho atabawe nawe ariko se mwana we ishuri wawe uriya ntabwo namwemera rwose nta nubwo namukunda reka mbamubeshya gutyo gusa kugira ngo anyerere ifu ninkenera kujya mu mujyi angezeyo none se kumbajije usa n'uwatangaye cyane uriya arakaze nuko utazi witwa Claude noneho Claude ni umusore mwiza uri kunyihambiraho muri iyi minsi ariko shani mwiza gusa shasi namukunda nubwo yazana iki umva nta katagira rwose ngo nkunde ngo ashaka kungira umugore we namubwira ngo hapigiye ntabwo kiragera ahaha ariko se sha abantu bose bakwihambiraho wowe ubwiza bwanjye nyine burabinkorera we umva reka uwo Claude tumureke uriya mushoferi wanzanye ko numvise ari kuvuga kuri telefone asa n'uri gupanga ubukwe mwana ngo iki umva njyewe namwiyumviye avugira kuri telefone avuga ko ubukwe bwe buri mu cyumweru gitaha ndetse usibye n'ibyo bavuganaga n'undi mukobwa amubaza aho imyiteguro igeze ni ukuri ndetse shabitana agashushu pe sheri fiyanse keretse niba ari wowe mwavuganaga ukaba utarambwira ko ufite ubukwe ayiga mana data we ntumbwire ko nakarima ncitse ibi ni iki yewe wowe kuzakwambara indi myiza ndi ikizungerezi ndi ikibasumba ubuhinga abasore yewe abahisi n'abagenzi bahita rero bishakira abandi bafite gahunda uzashiduka usigaye wenyine ntabwo mbyumva mwana reka muhamagare rwose mubaze wasanga ibyo uri kumbwira atari byo ahaha muhamagare wiyumvire reka muhamagare ahubwo sinzi ngo atarimo kunyitaba shano si uko ari gutinda kunyitaba kandi ubundi namuhamagaraga agahita yitaba ngo kumwami Yesu alo karibu sheri bitese ngo ntabwo uri sheri wanjye ntazagusenyera ariko se koko kari kutambwiye koko ngo bonaga nta gahunda mfite ngo sinashobora kubaka urugo apu nushaka ugenda ukagwa mu ruzi ngo ntukingeneye habe na gato wa musenzi we ntagutuka se ndagututse urabona ngo urankinisha wangegerawe apu genda gahobagire kusuku warubeshye ndakwiyamye umunsi tuzaho uwo mutwe nzawubarura njye ntabwo bajya bankinisha ariko se ko numva wabigize intambara urumva ibigambo byose umwahaguje n'ibitutsi umututse we wagira ngo uri umushumba w'ingurube ndamaze umusenzi gusa ni akago ku giti ni agahombane ni agahambirwe yewe akabi gasekwa nka keza sinari nzi ko nawe baguhemukira bikakubabaza da
ariko kuki abantu bakunda guhemuka iyo bahemukiwe bababara cyane bakaba babigize intambara. Ubu ngubu abahungu babaza bose bagiye babara nk'uko mbonye ubabaye. Byagenda bite ko imitima yabo waba warayangije? uriya Mukaritasi uriya muvuna muheto nzamwereka ko ntakina, ariko mureke ari umuhungu ndacyabafite ni benshi. Hari runaka amazi birashize, batandatu basigaye ni abo ngabo. Nagende Mukaritasi gusa n'ubundi rwari rubi. nari nagiye kugura imigozi yo kubohesha ikirago nzaha nyirasenge w'umugabo wanjye. Niyo mpamvu mwiriwe mwambuze. Ajya muri uzi no kuboha ibirago? Yego ndabizi, nakunze kubona mawe abiboha nanjye nkamwigana. Njyewe sinzajya kugura ibirago rwose, nzabyibohera mbitange. Cyakoze nyoko bukaza abagize amahirwe kugira umukazana mwiza nkawe ntako bisa rwose. Dore ntabwo wirata, ureke ka gakobwa kirirwa koza akarenge ngo ni karabo, ariko noneho umenya byamurangiranye. Abasore bose abandi bose bahoraga ahangaha, buri umwe ari kugenda ashaka yishakira umukobwa uri mu rungano rwe. Dore nawe mu rungano rwa karabo bose barashatse bamaze kuva mu nzira. Ariko se wa mugani koko karabo we azafata umwanzuro ryari ko amaze gukura? Uzi ko karabo nduta? Ega ndabizi ko kuruta amaze gusaza, ariko yigize nk'umwana ukiri muto. Ariko umwiryo we n'umwirato we ntabwo rwose bizamukundira ko aca bugufi. Buri gihe aba yumva ari igitangaza ngo niwe mukobwa mwiza, ngo abasore bose ngo niwe bashaka, kandi dore bose bamuteretaga bamaze kurongora abandi bakobwa, kuko baba babona karabo rwose atashobora kubaka, kandi koko ni ukuri ntiyabishobora. None ubwo bizagenda bite? Ibi ni kuriya abakobwa bahera kwishyiga. Ntugire ngo hari umukobwa ubura umusore wo kumurambagiza, ahubwo araza akamubenga yibwira ko nyuma yaho hazaza undi umuruta, agategereza agaheba. Ariko rero wowe icyo nakubwira Sami, uzakomeze rwose bitware neza. Nugira no mu rugo rwawe ntuzahinduke, uzarwubaka rukomere. Murakoze cyane mubyeyi. Wowe witwaye neza mu buto bwawe, ni nayo mpamvu ugiye gushyingirwa neza utijyanye, ugahesha ababyeyi icyubahiro, ugashyingiranwa n'umusore muzima. Nzubahiriza inama mungiriye mubyeyi. Wahora ni iki se wagize ngo karabo we sinamugiriye inama kandi utwatsi? Ngo abasore bamushaka ni benshi da, kandi dore aracyazenguruka mu bahungu atazi ngo umugabo uzamushaka ninde, yirirwa aririmba ubwiza. Boneka amaye ngo afite ikimero, ubwiza niyo yaba bufite rwose ntibyakabaye bimushuka, ko bitumye yirata, dore ko yirata kubi. Mukecuru, ngaho reka ntaye njye kurara ntumbitse ubu bwatsi mu gitondo ndabubyukiraho. Ejo nabwo sinzaza hano, nzirirwa nyine ndi kuboha. Kuza umwana wawe nawe uzagira ishya n'ihirwe, akira mbe nguhaye n'utu dufaranga, noneho uzatwongereho ku yandi, ube witegura ubukwe mwana wawe. Kandi niba ujya kuba Imana nifasha nzongera ngutwerere. Mana we, 10,000 byose mukecuru? Ntacyo mwana wawe. Ni ukuri murakoze cyane, ni ukuri Imana isubizaho mukoye. We yanagombaga kugushyigikira mwana wawe, erega buriya ndi nk'umubyeyi wawe. Se tumaze iminsi twirirwana ahangaha mu kazi, rwose umukobwa mwiza nkawe uriya uteye intambwe nk'iyi natwe ubu duhesheje ishema. Imana ikujya imbere ahubwo. Ni ukuri murakoze cyane, ni ukuri. Shawe, jya
ahangaha ndi kubona nzasazira ni ku butaka bw'abasogokuru ahubwo wowe mwana musaza wawe ari mu mishinga yo kurongora kandi yambwiye ko narongora uzahita umuvira mu rugo afite gahunda yo kubisoza ubu uzasubira iwanyu mu cyaro shani kamanzi n'incururiza amayinite unkureho urusaku wese ko udashaka umugabo kandi baravuga ngo uzashingirwa ku mugabo ufite ra ureba ufite amangazini none uratangira ngo ndi kukubwira ngo iki nyine ugomba gusubira iwanyu ugafata isuku ugahinga nta kindi bari navugaga ko abagabo ari benshi none nasanze rwose naribeshyaga ubu maze n'uwamo umukarani namwemera ayinya umukarani se wakwemera wamukura umukecuru nkawe ahubwo senga imana uzabona wakwiterera indurira umwana n'uwo numubona uzajya mu rusengero ushima imana nise abasore bose banitaga bagiye koko umva sha wahereye kuri njye twirirwa na hano urabona ntabyiruye umwana si mukuru reba witaga ba kabwera ba musega ba karitasi abo bose barashatse none baranabyiruye none ngo bagiye hehe ubu se sano umushuti wawe ntiyaguteye gapapa ubu ntahetse uruhinja basha sano ntabwo ari gapapa yanteye rwose kuko nijye wirangayeho Claude yarankundaga narabibonaga nuko nyine nirangaraho yikundira sano nyine ntakatakugize cyagusigiye umutaka yacururizagamo se nawe ngo ujye uwucururizamo cyakora da sano yarakuremeye sha byo yangiriye neza rwose yarawunsigiye ariko sha amahirwe aza rimwe mu buzima iyo mbimenya nari kuba nararetse kwireba ubwiza nkareka kwishongora kandi Claude nanjye naramukundaga kuko nyine ubwibone bwari bwaranduse dore sano we urabona ukuntu guheka akenyeye igitenge bimubereye we ndebera sha yiteye n'umutaka izuba ritavira umwana mbega byiza sha ubu ni njyewe uhetse uriya mwana mwa ni njyewe ukenyeye cya gitenge bwiza yemwe muri kunyitegereza cyane ra uraho kara uraho John we ni ukuri uraberewe reka mbikubwire icyo gitenge kigura ngaho ngo nzakigurire umugore wanjye erega muravugana iby'ibitenge ngiye nkibura sha iki gitenge kigura 150 ayo yose umugabo wanjye yakiguze Bugande nyine nubishaka uzamutuma azakikuzanira nawe umva uyu nguyu nawe n'amafaranga uretse ko turi ababyeyi twananirwa kuganira nk'ababyeyi ubu ngubu rero ntabwo tukiri abana bo kuganira ku bahungu n'abakobwa kuko dufite ingo zacu di namwe ntimwambwira gutyo da John wimubwira nabi ntabwo ari byiza rwose ntaheze kwisiga we hari ibanga ririmo hari utabibona niba ashaka kuganira n'urubyiruko agiye gushaka abo bangana abo batoya nta muntu n'umwe wabona bangana ishwi abasigaye bose ni impinja zakuza zireba gutya mu maso ye wabuzwa n'iki se shaka kubivuga cyakoze Imana ngize amahirwe nkabona umugabo nubwo yaba arwaye amavunja